na hano mu Rwanda rero ntabwo twasigaye kubijyanye no guhatana mu bijyanye n'umupira w'amaguru kuva na kera na kare. Ntabwo natwajya mu madetail maremare kugira ngo umuntu abone ubuke bavuga ko turaganisha kuri ya operation twavuze yo kwerekana uburyo Kiyovu yigeze kugambanirwa na Rayon bikarangiririye na mpaga kuri finale y'igikombe cy'amahoro. Urumva n'ibintu bundi bigoye kubyumva bitakagombye ubundi. Finale y'igikombe cy'amahoro giterwe kuri mpaga koko, kandi bigaragara ko nta kitakozwe kuri buri ruhande kugira ngo nibura umukino ube mu buryo bwuzuye n'amategeko. Match ikagenda ikaburujije neza bikarangira itabaye, igikombe kigatangwa gutyo. Ubwabyo sinzi ko tuzongera no kubona ikintu kijya gusa nk'icyo, kubona ikipe yabuze ku kibuga ni ikintu kibi cyane. Umupira mu Rwanda rero mu by'ukuri ntabwo nawutindaho cyane nko mu minota 2 kuzaho abantu bazi ko umupira wazanywe n'abazungu. Kimwe mu bintu rwose byakava amahanga dutunze hano mu Rwanda, baje abamisiyoneri gatolika ariko baza bafite ibyabagenzaga nabyo bindi, cyangwa se bitwazaga kugira ngo bashobore kwegera abantu, barimo nkuko bazanira abantu umunyu ngo bawurye bareke kujya bakubita bya byatsi byo mu mfunzo bajyaga bakamura bikaza kubyara umunyu, cyangwa bagakubita amabuye ngo n'ibiti bagakubanya kugira ngo umuriro uze kuboneka. Ibintu byagiye biza, umupira nawo waraje bawuzana bawushyira mu bantu. Bazungu bahageze basanga abanyarwanda bari bafite ukuntu bafite structure y'ubuzima yubakitse, bagasanga hari abantu bakundaga guhura bakabahura ahantu hafatika, ni imitwe y'ingabo. Habaga umwami akagira umutwe we uboneka kwita nk'abajepe bo babitaga maregure, ariko bakagira n'umutwe buri chef akaba afite aha, kuko habaga abashefu bahagarara umwami hirya no hino. Bavuga bati ni chef nkuranga wenda wo ku Gasoro akaba afite amasata yiwe y'abasirikare. Chef Rutaremara wabaga mu Bufundo twakwita nk'inyamagabe akaba afite amagaju ye. Amagaju ntabwo mu by'ukuri yari ikipe y'umupira w'amaguru, bari abasirikare reka mbite gutyo bo kurasa n'imiheto n'imyambi kugira ngo barinde chef Rutaremara. Bajya no ku ngamba byagendaga gutyo. Baraje bahita bashyira aho hantu hose muri ayo matsinda, kurumva n'ahantu hari abantu b'insoresore bubakitse bashaka gukina umupira. Ahandi bashyize n'ahantu bagiye bubakira bavuga bati umwami akavuga ati hariya Kabgayi muhashyire misiyoni, Isave muhashyire misiyoni, bakashyira naho umupira. Birazamuka ariko ingoma ya Cyambi igiye muri 59 yajyanye na za structure. Niyo mpamvu nk'ikipe nk'amagaju yongeye ko hejo bundi muri za 2 ariko mbere yose ku kugeza icyo gihe nta magaje yabagaho. Na za zindi zari zishingiye kwa misiyoni bisa nko zahise zaje mu nzira guta agaciro, kuko nyuma haje gushingwa amakipe y'umupira, amaklub bakakubwira bati nka Rayon ishinzwe n'abantu bakoraga Inyanza yigeze kubisa nk'umurwa mukuru. By the way niho habaga urukiko rukuru ukiraho mbwira ngo rero twegezeberwa n'umuzungu Rayon ntabwo yabaye n'umuzungu, umuzungu yari ahari bayishinga ifasha Rinoti witwa nde yari Sharinwa nyine. Yego Rinoti yabaga mu yari niwe wayise n'izina Rayon. uwo muzungu yise izina Rayon, aravuga ati Rayon mbona ari ikintu cyahuza ibintu byinshi, akita nka Rayon ariko bwa busera bw'igare, abantu batagira ngo ni Rayon y'imirasire. N'amareyo nyine gare rigira amareyo burya n'amasera ubwo nayo nyine amasera n'ure nicyo yitiriye ntugire ngo yayise reyo y'imirasire. Bashaka ngo kubayita inkuba bayita iki, baratanga iryo zina ararisobanura, abandi no basobanura ibyo baza kwemezanya ko igitekerezo cya Sharinwa ari cyo cyo. Ikipe ya Rayon izircyo iri Nyanza, ariko igira n'umuyobozi wa mbere wanagize uruhare mu gutumiza iyo nama ya mbere yatuma bagira ikipe y'umupira ntibari bazi ko bazayita, bita Murego Donati wari umuyobozi w'urwo rukiko rw'Inyanza, kwakwita nk'urukiko rw'ikirenga. Akaba yarakomokaga amajaruguru babyitaga mu Ruhengero muri za Musanze. Niyo mpamvu rero niyo kipe yari yashinzwe ari kwita kuko yashinzwe na Murego n'abantu bo mu bindi bice cyane cyane bakayibonamo. Nandi makipe nka Mukura yayise ibaho yabanje kwitwa Strida yitirirwa uri mu mujyi nyine witirirwaga n'uwo mugore wo mudage kazahari. Iza kwitwa na hanindi yitwa Victory bahise bihuza biba Mukura Victory. Mukura bijyanye n'uruzi hari umugezi uba hari ya buriya ntago ari ryashyamba, hari n'ishyamba bita Mukura ko bayitira umugezi. Hari umugezi umanuka ukagera ariko ukanyara usinza humena witwa Mukura. Urahaba n'ubura cyahari cyane. Haza Kiyovu yatangiye ari Nyamugi, mu mujyi habaga abantu batawuneri benshi, hari udukipe twishi twiyungayunga tukinira hawo ukabona nyine n'utwo mu makaritsiye, ariko dushaka gukora bajya kwaka uyu munsi akajya agakipe kagiye kwaka ubufasha. Ejo hakaza kandi noneho abo bakaga ubufasha witwa Kabahizo yoboraga icyo twakwita nka commune Kiyovu, ubwo no umujyi bijya kumera nk'umujyi cyari kinini cyane. Aravuga ati rero kugira ngo mujye muzi umwe yakubufasha undi bufasha
mukora ikipe imwe barikora yitwa Kiyovu bayitirira komine Kiyovu nkuko twavuga Nyarugenge ariyo mpamvu mu ndirimbo yawe twumva ngo ku misozi myiza ya Byumba Kabahizi yari umunyabyumba niyo mpamvu niwe baba bita Ngenzi ntago ari Kiyovu bita Ngenzi ni uwo nguwo wayise niwe baba ku misozi myiza ya Byumba hakabona andi makipe rero buri ahantu hose haba amakipe ashingiye kuri structure politique cyangwa militaire bya gisirikare niyo mpamvu tuvuga izo za Panteri yaje isimbura Garde Nationale nyuma aho Habyarimana akoreye coup d'état gakoro Kayibanda ikipe yari haritwaga Garde Nationale Football Club kugiye cya Kayibanda yahinduriwe izina yitwa Panteri no ese kigiye abagaho championnat zabagaho championnat zabagaho rero no kugiye cy'umwami habagaho championnat ntabwo mvise mabona zavuga ati twe twabaye abambere muri Noru bambe muri Sud tujya gukina n'inganzo nziza z'Ikabwayi zabaye izambere mu majyaruguru turahura umwami tuyitsinze umwami yaragiye i Burayi agarutse baramubwira ati Nyagasani twatsinze twekanye igikombe bamubeshya asubirishamo match bakinaga baro bari bazifite baro zikoze muri kauchu zitanapfa kauchu niki kauchu ni nk'ari amashashi abatinjizwamo n'amazi bashobora nko gushyira nk'ahantu wenda haba nk'umubebe kugira ngo ataza gutosa nka matera n'urugero niyo babangagamo bafite uruhu rw'inyuma komera nk'uruhu ruhu ariko noneho rwo runyerera ubwo ngo amazi atakwinjiramo ubwo urumva umupira wabagaho nisubije icyo kintu bavuga ngo umupira wabagaho ukinwa n'ikipe y'igihugu ibaho kuko ikipe y'igihugu yabayeho muri 72 izanye na Ferwafa nyine ko Ferwafa nibwo yashinzwe ariko 76 nibwo yagaragaye marushanwa ya mbere amwe bajye batuvuga ngo twaranyagiye marushanwa ya twakwita nka CPGR y'ibihugu byo muri Afrika yo hagati gutyo ubucuruzi bushingiye kuri icyo kintu cyane ubwo rero amakipe yarabaye gutyo urumva ko ikipe zabagaho zigiye zitandukanye reka rero ikipe rero urumva ko yibera Nyanza ariko akaba ari ikipe ikina agapira ni cyangwa zamukura akaba n'izindi za Etenseri n'izindi Kiyovu yo yari ikipe y'inyamugi koko yuri umunyamugi ikabona ibintu byinshi bitandukanye ariko igahangana n'iya gisirikare ikomeye igisirikare ifite ikipe ya Panteri baga imeze nk'ikipe y'igihugu ifite abakinyi bose ikagira umuzamu wa mbere bitaga Ngabonzima ikagira ngira ngo yarayitweretse hano ikagira ngo upfukamye uri kumwe n'umuzungu Colonel Fikeritse wabatozaga uriya yari umusirikare yitwa Irunga Sirasi tuva afunze akurikiranywe jenoside yakorewe abatutsi wegera umuzungu Irunga Sirasi uriya ufite umusatsi mwinshi hari umutoza bita Manase sinzi aho yagiye hari abakinyi twamenye ariko bamana y'ibitego b'i Burayi yakaremye Badru harimo benshi bagiye batandukanye Badru n'uwa kangahe harimo bontaji Badru nabo ngabafara uyu mugufu upfukamye uyu mugufi cyane wegereye uyu Nyamirambo uyu mutaramu tamwibagiwe we yitwaga Ndekweri batsindaga n'ibitego by'imitwe ubwo hano ni Panteri yari ryari yemuhe mwaka ingini yavuye cyane hano si muri Kankigali ubwo rero kuko Panteri yagize irasenyuka by the way yagize irasenyuka aho yakiniraga baparikaga ibikoresho by'intambara Regis akoza gashya ngo ni yavuba cyane ndavuga paraporo kuko ari za kera muri za 70 8 kuri Regis aravuga ko ari umwaka ya nyuma nyine yayo kuko yagezeho urugamba rwo kohora igihugu rutangiye RPF inkotanyi nuko ngo byatumye aho bakiniraga bavuga bati hano hantu tuzaparika ibikoresho bya gisirikare bizaba bijya gusapurayinga bagiye ku rugamba bagiye kurwana na RPF na RPA ubwo rero mazina nayo umutoza nyine Colonel Joachim Fikeritse Irunga na mubaberetse nyine n'ababwiraga akazavuga na Pascal Sewararo uyu nguyu Jean Paul niwe na kapitene ntumubona uriya ubwo yaba uriya ajya no kureshya na nyine areshya na Raro ntumubona uhagaze ariko mugufi kandi ahagaze uriya wa kabiri uhagaze garura iyo ngiyo muheruka kura muri Croix Rouge Nzabazararo aho agize n'abandi nabazagabe bombi ni benshi nitwa batindaho cyane Vita namubonye Vita wa mutaramu wageze no kuri match muzamana n'umugabo muremure ubwo ntajya nasaza no wise Vita akizibana Vita Abdurrahman ni benshi ubwo rero cyo navugaga amakipe yarageze ariko urumva yihanganaga na Kiyovu nizo zabaga zihanganye ku bikombe ariko rero nayo ikagize igateramo rimwe na rimwe byaje kugeraho rero Kiyovu ibona ko ari yikaze nari kavuga ati dufite umukeba w'ikipe ya gisirikare bizagorana baranadukubita bari bafite abasirikare badihaga n'abafana bafana barakubiswe barahara muri Kankigali hakubitiwe abantu benshi cyane baje kureba match ugata wakubiswe barabakubitaga bakabatega n'ibintu ku buryo nunirukanka uza kubikandagiramo ku bantu benshi nibageraga n'ingwe ni Kankigali koko urabona ko ni Kankigali ni Kiyovu
iyi ni Kiyovu yari ryari iyi ni Kiyovu da none se Yari ryari? n'ubwo Kasimu wambaye intuzi isaha nyine ni yari bari ryari kwifotora none se none kan se Kigali yakinaga yambaye isaha habaga udushya twinshi Reji Niko. iyi ni Kiyovu yo muhe mwaka iyi ni Kiyovu ya Rugamba Kasimu ubwo niza 88 48 birashoboka y'icyo iyi ni nibaza ya yindi Ariko bari abana. bagiye gutwara igikombe burundu bari batoya cyane bakizana bano bashaka harimo abana bato pe urabona ko Bagabo bari abana nk'ubu bizamura. bicaye Ya, ariko tuganishe kuri iyo derby rero abantu babyumve neza ubwo Kiyovu iravuga iti ko dukaze ariko tukaba dufite umukebe ugoye reka tuzane ikipe y'Inyanza n'ubundi ni inshuti dufashe guhangana nayiture hano i Kigali ubone ko Kiyovu yaje nyine bambereyo yavuye Inyanza iwayo ikaza i ubwo yazamutse muhe kuza mwaka gusa byafashije Rayon byatumye hari n'abantu b'abanyakigali n'abahandi noneho bibona muri Rayon bireka kuba Inyanza gusa n'abanyakigali bamwe na bamwe batemera ibya Panthère batemera ibya Kiyovu bayifatanga bakabana ikipe y'abaswayire bakanaba bavuga ati ikipe y'Abayisilamu biganisha aho ngaho bakaba batayibonamo muri ubwo buryo kandi batibona mu ya gisirikare babona n'indi bibonamo yazamutse muhe mwaka ivuye mu cyaro zari muri dose siza muri 81 uko nibwo Rayonsports yateze iraza Kiyovu irayizana kandi koko barafatana Theodore y'abantu twabazanye i bayishyize Kigali mu modoka ye iyo nyine yaraje ikipe baritumiye iraza n'ubuyobozi kagirya no mu biryogo rwose kuko ndibuka n'umwe mu bayobozi bayoboraga bamufatiye mu bavuga ko ari icyitso cy'inkota afatira mu biryogo barimo ikipe igiye kurya niyo mpamvu rero yahisigwa muri crise yamaze imyaka myinshi yarabuze n'ubuyobozi idafite n'ukuntu yabaho baramufunze ariko babifatiye muri restaurant hari Nyamirambo rwose baje kurya burari Nyamirambo uko ameze hakomeje kuba Nyamirambo rwose aho ibiryo bya make ibiryo byo kubisirimutse bitahenze ibintu nk'ibi byabagaho Kiyovu rero ubwira yitumiraje inayigiriye uyo muri Kiyovu bateganyaga ko abayovu bari bafite agenda kashe ni nk'ikintu cyihishe bo bari ati ngwino hari Inyanza ntabwo abaturage baho bazabona amafaranga yo kwishyura nima muri Kigali abanyakigali bazaye baza kura match zanyu mwakiriye mubona amafaranga yatuma mugira ubuzima ni muri icyo gihe nyine bari barafashe uwo muyobozi wayo iri 8-3 sinibuka neza umwaka ariko nzi ko abishobora kuri 8-1 8-3 warumbwiye 8-3 oya 8-1 ubwo rero reyo urumva kije mu bwumvikane ihageze Kiyovu ariko icyumvikana cyo nuko na Kiyovu yari ifite imbaraga icyo gihe iyo ishobora kuzana guhagurutsa indi kipe rukirita muri aka karere kose bagiye kuzana Muvara Valence Burundi ari we mukinnyi wa mbere muri aka karere ntabwo Muvara Valence ari umunyarwanda Muvara nyine n'abakongomani bita ngo n'abadeyi bisa nk'abashobora kubakomoka yari muri famille y'abadeyi kuko ari abantu twahuye ahantu nabaga Rusizi Muvara Valence ariko nabagombye ko yitwa nka Mudeyi Valence nka Mudeyi ni abamudeyi akubara abantu muri Gasogi apana uriya ni Mudeli donc ahubwo ibuka witwa Suleimani nabetwa bakite n'abandi bose jewe ari umusaza ntabwo nzi ko Muvara kuko ari Nyamirambo mu biryo urumva ari famille y'abi Rusizi aho nka kureka mwite gutyo cyangwa umusaza yatabarutse mu myaka 2020 gutyo babaga Rusizi nibo bambwiye ko Muvara Valence ari umuhungu wabo ni umuhungu wabo mu bakuru barambwiye ati none umuhungu wacu famille yacu niyo uba mu Bwongereza barafite umutara muto wa nyuma muri bo rero ubu ntazi no gufunga baro bati uyu niwe muntu nyine wadugombeye ubwo urumva ko byacanze burundu Karenzi yarabivuze yari ikomeye yari ikipe yarimo abanyapolitike bakomeye cyane tuvuga amateka rye tutayaca ku ruhande yari ifite umugabo wifonsorizaga bamwitaga n'ubundi muvoma icyo gihe yitwaga Bimana Bonaventure yari afite nka titre ye yari nk'umunyamabanga w'ishyaka ry'icyo gihe yagombye ko ari nka ministre w'intebe ko uwo mwanya ntiwabagaho ariko urebye ingufu yari afite n'urwo rwego yari afite yatabarutse minsi yashize yabaga hari ishyorongi minsi ishize nta n'imyaka ingahira yashize ubundi rero baba bafite finansoma ihambaye ubwo rero Kiyovu yari ikomeje agakurukita umukinnyi wese ishaka Kiyovu afite ubushobozi bwo gutegera umuntu indege akava i Burayi aje kuyikinira match ikomeye agasubira i Burayi ariyo yonyine yari muzanye ari cyo kintu cyamugenzaga muri iyo myaka yego nese Muvara ntiyakinaga muri FC Kurutere mu Bubiligi ariko match zikomeye agatega indege akaza agakina iyo match afite ubushobozi bwo gutegera indege Muvara akaza gukina Kiyovu yari ikaze ubwo rero Rayonsports ije iryo ariko ihageze ko kifasha Kiyovu bakajya bagira gutya babakinira Panta n'abafana ba Rayon n'abakiyovu bakabafatanije banicaranye bagafana ibintu byose bakabikora hamwe no gutegura match n'ibintu byose ariko Rayonsports iza kubona ibyo bintu kwaba ari nko gukorera inyuma
nko kurwanya intambara itari yawe nibwo biyongoje batangira nabo gushaka amayeri kuguma mu gicucu cya Kiyovu mbese bavuyemo baravuga tereka natwe ikipe tuyikubitire turashaka igikombe natwe cya champion ubwo Rayon Sports yatangiye kubaho ku gikombe cy'igihugu cyabaga icyo gihe icyo gihe Rayon Sports yari taratwara igikombe na kimwe igikombe Burundi bano ba King Bernard nabande bose batwaye igikombe bahagitwaye gatatu Kiyovu yagira gutya bagiye guhura na Rizingira yirekera ikabona Kiyovu Rayon yanuye Rayon Sports yari yatwaye igikombe cya mbere mu mwaka 84 oya ni kera cyane ni kera cyane muri za 40 sinibuka neza imyaka ariko ni imbere ya 80 yari ifite champion ariko Kiyovu yari ifite nyinshi yo niyo Pantani bari bafite nyinshi cyane ishobora ko yagitwaye 78 cya mbere yabapoku no wose wabasasha yari ikipe itoroshye dusange poko ubwo rero urumva ko bagiye kubona akabona abayovu bakajya batungurwa bakabona Rayon yakaniye match bazanahura bakabona ubwo nabo baranabategura bakabona gambana kwa nk'umukinnyi wa Kiyovu ufunga ku munsi wa match cyangwa buzacya match baravuga ati ni ibiki icyo gihe bakiri bakoraga rokare akenshi ntabwo bazikoraga ariko hari ukuntu bagiraga nk'ahantu bahurira cyangwa se bakayikorera iwabo nazo ngana mwitwa Shabani Manene wakinaga muri Kiyovu ubwo rero byaje kurangira Kiyovu reyitsinze Kiyovu irayikubita umwaka wa mbere irayikubita ukurikiyeho ikubita n'undi abayovu baravuga ati byarahindutse ba bantu batubereye abanyenduka reyitsinda Kiyovu ati batubereye indyarya reyitsinda Kiyovu ubwo niri ubwo yabyaza information ko 79 kugeza 82 inatwaramo n'igikombe cy'igihugu nk'inshuro 3 na championnat yindi iki cyitwa twiti cy'amahoro oya ubwo twagenekereza yaba ariyo parallele yayo ari ryo gereranya Kiyovu birayicanga abantu barayikubise Rayon Sports yaje umuyobozi wayo yaje gufungwa nkuko nababwiraga wayishinze wari president wayo arafungwa mari imyaka 10 afunze Rayon Sports irahuzagurika abasaza bitwa bakaripofore bakajya baza bakayiheka umwe uyu munsi ejo bundi ibura icyerekezo isubira inyuma Kiyovu yo ubwo yari ifite inzika yarabuze aho izitura iza kugira amahirwe Kiyovu igera finale y'igikombe cy'igihugu muri 84 yahura n'ikipe ya gisirikare bitaga Kerere muri hano i Kanombe yitwaga umusivile n'umwe akandagiraga mu kibuga yitwaga Kerere nyine nk'umuraba ubwo n'abasirikare gusa kuva ku mutoza kuzanda ugera ku mukinyi mu bencheri ifite n'umukapiteni yitwaga Ntamarero Joseph yari umukaporari ubusanzwe Ntamarero bitaga Kaguru hano kuri ka Kanombe bahahura na Kiyovu finali 84 y'igikombe cy'igihugu Kiyovu yari yumva ko yari maze igihe yarakubititse rero yari ikoraga ibintu byose abayovu bari bafite inzika babuze icyo bayitura niyo mpamvu bakoze ryatangaza ryumva ngo babitse umugore wayo Rayon urumva ntibagize amahirwe yo guhura na Rayon kuri finali bahure n'indi kipe ariko baracyafite zanzika bandika itangazo barijyana kurisomesha kuri radio Rwanda bati umuryango wa Kiyovu ubajwe no kumenyesha inshuti n'abavandimwe ko umugore wayo Rayon Sports yitabye Imana birasomwa kuri radio y'igihugu gushyingura ni kuri regional bavuga ni itariki nyine bagukina finale ndega inzika rero iraje Rayon Sports icyo gihe arimo irahuzagurika yamaze imyaka myinshi kuva nk'inani kabiri kugeza 89 nta kintu Rayon Sports yakozemo kera habaga amatangazo yo kubika niho barisomeye naho ariko oya barisomye mu rubuga rw'imikino mu kiganiro cya siporo urumva naho ngaho kuva inani kabiri kugeza 89 nta numuzabonamo trace za Rayon Sports mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda kuva inani na kabiri umuyobozi wayo yari yarafunze imyaka 2 imbere yaho barahanyanyaza ariko biza kurangira bigoranye kuzageza 89 nta hantu uri bubone izina Rayon yari yaravuyeho yari iriho ariko ari ingwiza murongo ntacyo atwara nk'igikombe nta finale yaganagaraho kuko zamukura zitweraga ibikombe hagati aho ngaho zitwika zitaha stade amahoro zigira zite izo za Kiyovu yageze ku rwego rw'uko itwara ibikombe biri ikakoresha imyenda ngo icya gatatu ni burundu Rayon nta niri mu mateka icyo gihe yagiraga abafana benshi abafana baruzuraga stade mu sinzi ukuntu byagendaga ubwo rero urumva ko Kiyovu yabitse Rayon Sports ko yagiye kugezaho igarura umutwe w'igihe cya Rushungu yari mu ikipe ya Espoir y'Urusizi arayigambanira bahuye na Rayon Sports baramutegura agambanira Espoir kuri finale y'igikombe cy'igihugu arayitakaza bamwemereye akazi kuko yisaza muri Rayon Sports umwaka niko bivugwa amaze kwigambana cyakoze yaraje ubwo ko igikombe bagitwaye Rayon Sports ko ari abateguzi Rayon Sports atozaga n'uwitwa Karimunda Rene ushaka kumuzi mu minsi yashize kwitozaho Rayon Sports ariko ari n'umukinnyi
Rene Karimunda barabipanze ati uzaza uhita usimbura Rene cyangwa mukorane uzaze gutoza iyi kipe yahungaho Rusizi uri cyangwa si cyangwa ubwo bayitaga nta kime nuko byagenze araza ahita yesha ubwo igikombe cy'amahoro bagitwaye niko twakita bajya ni Burundi batwara igikombe cy'igihugu bambe cya Brarudi Kiyovu nareba uri finale icyo gihe Rayonsports irakizana Kiyovu ubwo ngubwo biratangiye kwikomerana bakotegura yubire y'imyaka niba ari 70 ingahe Kiyovu ibayeho igikombe finale bahura na Rayonsports nayo ibwo irabakubita Rayonsports nuko yongeye kuzuka rero yaba Chrysostome ba Minko Michel ba Sembagare Jean Chrysostome baga uyu mutoza Karanga Baptiste namuhaye iswere ne Karimunda okay urumva ko Rayonsports igarutse amateka y'igihugu cyacu yaba meza yaba mabi yose na yacu hazaro kugira gutya haba genocide yakorewe abatutsi mu 1994 iraba ariko ihurana nuko urugamba rwo kubohora igihugu no kwihagarika rwayoboye n'ingabo za RPF ubwo ziba zifasha igihugu ubwo aho ngaho bihageze iby'umupira nabyo byari bihari yego ariko ubwo na structure zasa nizasaga nizagombaga gusa nizihindutseho mu buryo mwe cyangwa ubundi nyuma ya genocide rero umupira warakinwa abatazi Rene Karimunda nuwo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 umupira w'amaguru warakomeje kuko no muri 1994 mu kwezi kwa 11 habaye match yahuje Kiyovu na Rayon 94 mu kwa 11 habaye match bakanamugire baragiye bakusanya abo bashaka kubona muri Kiyovu muri Rayon n'abari kusanya baragerageza babona ikipe 11 bajya mu kibuga ubwo football itangiye gukorwa mu buryo busa nko kunga nk'abanyarwanda se guhuza abantu kuko icyo gihe abantu benshi baga bamwe bihisha bavuga bati baradufata twakoze genocide cyangwa umuntu muri famille abandi bavuga batese ubu ngubu twakwizera gute ko umuntu wanyiciye wenda ababyeyi nanjye ataza kunyica umva harimo umwuka ntago ari mwiza rwose kandi byumvikana bikurikije amateka uko yarahagaze icyo gihe ariko match yarabaye bisa nk'imwe mu ntambwe zari zitewe zambe zo guhuza abantu nicyo kintu nzi cyahise gihuza abantu byihuse cyane uyu match abantu barayireba nyuma yaho rero Kiyovu Panther mva ku isi senyuka automatique zipe zishingiye ku nzego nk'iz'igisirikare kiratsinzwe ubwo nayo yagomba kwitiziva birumvikana ahubwo 93 hari hashinzwe ikipe ya APR Football Club hara ku murindi ahari ikicaro cya FPR Inkotanyi APR ikipe ya football yaje 93 ikino n'imikino ya gicuti nandi makino mu champion bagiri kuba cyangwa hari habwaga imikino gicu nk'igishya ceasefire nk'ige nta ntambara ihari y'amasasu kwari nko mu marushanwa mu masezerano yarusha habaga match za gicuti haba muri volley haba muri za foot haba muri ndi mikino yose ubwo rero ikipe zimwe ubwo ziragiye zijyanye n'ingoma yatsinzwe izindi zigumyeho izindi ziriyubaka ikipe ya Kiyovu yo yari iriho yari yaranasohokeye igihugu umwaka wari wabanje muri 93 burya yari yasohokeye igihugu ijya muri Afurika y'Epfo ikipe bakinaga sinyibuka neza ariko icyo gihe n'undi bagiye bitoroshye kuba nababwiye ngo bagume yubanga kuguma y'abakinyi ba Kiyovu ngo bigumireyo babanze bari baho byerekezo byo mu Rwanda Rayon nayo yari yasohotse ariko nayo ntiyakomeje kuko yasezereye ikipe bita Al Hilal yo muri Sudani iyimaze kuyisezerera ko Kiyovu yasohotse nk'ikipe yatwaye igikombe cya championnat Rayon nk'ikipe yatwaye iki gihugu ntiyashobora gukomeza irya mpaga muri demi finale hakomeza ikipe bagomba guhura mu cya kabiri kirangiza yitwa ni 9 kangahe 9 ubwo turi 9 oya kane mu ntango APR yashinzwe nayo irahari APR yashinzwe ariko ikiri ku murinda idakina championnat hano ikina gicuti ubwo rero Rayonsports ubwo yari yatsinze ari Hilal yiteye 4-1 hano i Kigali umukino ubanza bari baranganyije cyangwa byari bibiri bya Hilal ahubwo noneho umukino wo kwishyura ibera hano irakomeza rero ariko kubera situation y'igihugu kirimo ntiyashobora gukomeza nyine mu marushanwa ikipe ya Kenya Breweries nk'uko bayitaga ariyo Tusker ya none niyo yikomereje muri demi finale idakinnye bari bari kimwe cya kanira cyangwa muri kimwe cya kane ko niyo yakomeje muri ayo marushanwa iyo yo muri Kenya iragenda igera na finale irahatsindirwa itsindwa n'ikipe muri Nigeria ubwo rero
nyuma ya jenoside hatangira gukinwa ari shampiyona ubwo ni 95 n'igikombe cy'igihugu amakipe ariyandikisha ntabwo ari ikipe ntabwo zacaga mu byiciro ikipe ishoboye kuba yakwikusanya ikitwa ikipe yarazaga ikiyandikisha ya amakipe yari ahari rero nayo asanzwe nk'izo za Rayon zagiye zigira nyine n'ubuyobozi ariko burya wenda tuvuge nk'abari mu gisirikare cya RPA bagize ku buyobozi ibyo byose bagomba gucunga ahantu hashobora kuba hava ikibazo burya ari mu buyobozi bavuga ahantu hahurira abantu benshi hashobora kuba ikibazo birasaba ko mu buyobozi hajyamo abantu twakwizera cyane ubwo rwego twabonye nka afande bagire yarabaga mu ikipe y'amajyaruguru yitwa Volcanic Gorillas mani muhiruhuko ridashira hari ikipe nka Colonel ngo Gasharire yayoboraga ikipe ya Flash yabagaho na mbere za Muhanga yahise ayiyobora ubwo ni Gitarama afande Dodo yaje muri Rayon ariko sinzi ukuntu yajemo gusa hakerewe amayeri reka nyite gutya cyangwa se kugira ngo aze bwo kugaragaza ko Rayonsports isa nkaho itayoboye neza cyangwa se buzuyiyobora ariko Dodo aze abeshuwa ko ibintu bimeze neza kandi ibyo ni ibintu biri automatique ku gihugu kivuye mu ntambara ku gihe cye yatwaye igikombe Kirehe nayo yabagaho witwa Major Butera niwe yiyoboraga aperiyo ni ikipe ya gisirikare bisanzwe ariyobowe n'umusirikare witaga Simba Manase hari abantu benshi b'abasirikare nyine babaga Nyafande Simba nzi kubambwiye ko yabaye mu buyobozi bwa peri igihe kinini Simba Manase utuye hano hirya ufite ibikorwa byinshi nawe munsi ya control ubwo yaba ari uwo amakipe nuko byari bimeze muri Kiyovu ubwo deployment yabaye ya icyo gihe ari major ubu ngubu ni retired brigadier general Sekamana cyane icyo gihe niwe wahise ujya muri Kiyovu 95 kugira ngo abesho akabayovu bari mu murongo muzima babyumva neza ko ubutegetsi bwahindutse ko babyakiriye hatarimo ababikoresha ataza kugira umuntu uzabyitwaza cyangwa muri Kiyovu byanavugaga cyane ko n'ubundi habaga icyo gihe n'undi rugamba rwo kubera igihugu rwari rwararangiye ariko hakiriho ibikorwa bindi nk'abacengezi baza bakaba bakumva ngo batwitse nk'imodoka hanaha mu majyaruguru ngo bigenze gutya ndibuka mukuru ajya gukina igende muri kajugujugu kugira ngo batayitegera mu nzira bagiye gukina nk'irubavu urayitegeraga na yande fatanyije na Gasarabwe Yanda Abraham Roman Abramovich n'uwitwa Gasarabwe honorable umunsi ishize yaratabarutse urumva ko umvise imiyoboro y'umupira uburyo hajemo abantu ariko bagomba gucungana bakajyana n'imiyumvire n'icyerekezo cy'igihugu niyo context umva ngo Dodo yayoboyeho Rayon mu by'ukuri ashobora kuba atari umureyo afande Dodo twahirwa ariko yaraje ariyobora nyine mu rwego context nk'iyo ngiyo nabazaga ku gihe cya Dodo igikombe yatwaye Rayonsports nzareba neza kuko nzi ko igikombe gikomeye Rayonsports yatwaye yari Sekafa yakuye hanze niyo bantu bashyizeho intuze cyane kandi icyo gihe yoborwaga na Rumongi Ronjine uriya wo mu mujyi w'imyenda ya macagu ubwo rero hari ikintu Eme yaravuze ngo cyane ko ngo byanavugwagamo aricyo uko byagenze rero nyuma ya jenoside Rayonsports na Kiyovu uziko twari twabonye ubukeba bwabo nabusobanuyeho bwaturutse aho hose byaturutse ni nko gutatira igihango cyangwa se guhemuka umuntu yakwizeye cyangwa yakuryarya ukamuvumbura nawe ukamwitura nuko bari bahatanye nyuma ya jenoside rero bivugwa ko abantu bo muri Kiyovu bashatse kugaragaza ko Rayonsports ifite igisanira n'ubuyobozi bwagiye ubutegetsi bwatsinzwe abareyo nabo bakabigaragaza muri Kiyovu ko ariko Kiyovu iteye iyo nindi ntambara yarwanywe hagati ya Rayon na Kiyovu batavuga aho harimo inzika n'izingi irenze bya bindi nimba hari ikintu gikomeye ushobora kuba wapfa n'umuntu mu buryo buri politike no kuvuga ko uwo muntu mukeba wawe asapotinga abarwanya ubutegetsi buriho cyangwa se gifite imyumvire ya kera voilà nicyo kintu cyambere ababishinjaga abandi nabaye bombi barashinjanya barabyitiranaga ariko sha reka rero tuze kugera muri uko gushinjanya n'iki ariko urumva Kiyovu yabonye umuyobozi kandi uyu ni afande Dodo batamuzi yayoboyeho Rayon ubwo rero urumva ko ibyo byabayeho byageze ahantu ku buryo Kiyovu bisa nk'ibiyifashe kubera amateka support yabonaga mbere n'ibindi byose bisa nkaho ko kushaka kwibona muri iyo angle yayibonamo muri iyo mfuruka byanageze ahantu buryo abantu bafashaka gufasha nka Kiyovu babihisha akumva arayikunze ni umucuruzi yayiha nk'amafaranga ko bati nyaboneka sinshaka ko bimenyekana ko mfasha Kiyovu akayiha nk'umuntu uri muri komite kugira ngo bashobore gusavayivinga uyu ninde
afandi dodo gutyo ariko ikipe zikarokirita Rayonsports ikazana abakinnyi bose uzi bashoboka Kiyovu nayo iriyubakaye bamaze kwiyubaka rero barakina bose bisanga kuri finale y'igikombe cy'amahoro 9-8 bisanga kuri finale y'icyo gikombe 9-8 batsinze abandi makipe yose mu nzira banyuzemo bisanga ari Kiyovu na Rayon abantu badacana uwaka harimo izo ngingimira hari amateka maremare harimo ruko banagaragara nk'ari makipe yarafite abafana benshi Kiyovuzaga stade amahoro Rayonsports kuza stade amahoro ntabwo mengo ninde warushaga undi abafana kugezaho gusa byari impaka zari zitaracika nta mpaka zari zaracitse n'umunsi wari oya byari bigoye pe kuvuga ko yari ifite abafana benshi reka none tuze twinjire muri iyo mpaga ubu naho tugeze ruko n'undi iyo operation niho ruzingiye ubundi nyirize mpaga byajite kugira ngo Kiyovu irye mpaga kuri finale y'igikombe cy'amahoro yes hamwe n'abafatanyabikorwa bacu barimo Esperanza bar hariya kwirebero cyane impaka ziba zacitse gikoni kivuza ubuhuha magnifique numvaga tubwira ko yabonye ko banasakaye yarari yose ko ntamubonye nijoro ni Christophe Renzaho natwo twari turi kumwe uhatwereka Esperanza nanho gusohokera kuri kano ganda kamwe k'igikondo dushimire mo wapu ngaho reba ukuntu hasakaye neza cyane wabonye garura inyuma gato video garura inyuma karenzerega n'umuzu ahageze yajyanga avuye nk'iburayi ntagamenya ko ari Esperanza uretse garura inyuma gato kontwari winjira imbere yaho kizamuka kinjira muri hariya rero ubona bagiye kwashyiramo aga screen hariya kuri welcome ku buryo abantu bose bicara muri sama abantu bose bazajya birebera bicariye hanze ntabwo n'ubundi kubarebera match hariya byaba ari sawa cyane Esperanza kabisa kaguhanura kujya mu nzu ntaga benshi ntibahare batabikunda banzu bahe nimero bakoreshe inkoko y'umuceri ni 0783 51771 ni ordering bafite delivery kabisa free delivery mo wapu umuti wo kuborosa utuma mu kanwa hahumura amenya gakomera kanacya cyane mu gihe cya none nta mpamvu yo kumva umuntu anuka mu kanwa rwose ntibyakabaye yes dushimira kandi abatara bitwa Trust and Dignity bakorera ikabuga bagufasha kujya kwiga cyangwa kuba mu Burayi bw'amajyaruguru Scandinavia Australia n'Uburusiya iyi nimero ni yabo barabigufashamo cyane cyane ushaka kujya mu Burusiya byo ni nko kukozaho na za Australia na Scandinavia nimero ni 0781 2 413 815 ari nako magnifique abantu se bamenye kigalicomfort.com bakora icyo kigalicomfort.com kigalicomfort.com ni urubuga waguraho ibikoresho byo mu nzu ameza ibitanda intebe bikagusanga iwawe wanditse www.kigalicomfort.com bagukora design zino ziri mu bwoko bwa 3D wowe ujyaho ku rubuga wandika www.kigalicomfort.com warangiza ugasangaho ama design wowe uhitamo design ushaka noneho ukajya kuyikoresha www.kigalicomfort.com magnifique kigalicomfort.com abantu bayibone iyo ukigeraho uhitubona ama design intebe zo mu dore ni hano reba weretse gato usa musubira inyuma gato urabona nkaha iyi intebe magnifique irebe iyo ntebe arugarutse uri kuyibona nk'intebe ibi design mu bwoko bwa 3D ubona ko ni uko uyishaka gutya n'ibiciro biba binariho ese wow ku rubuga kabisa umwihariko kigalicomfort.com yo ugize uyiguze barayikuzanira free delivery kabisa natwereka n'ibindi n'ibitanda kabisa icyo ushaka bano bajya no occasion ibishyashya wowe ni ibishyashya wowe bahita bigukorera nuvuga ngo ni nko kuvuga ngo ndashaka inkoko y'umuceri nakwa kuvuga inkoko y'umuceri bakahita bayiteka ko kandi hitami wowe wihitiramo iyo ushaka hari ubona n'igiciro turebe nari mbonyemo mukanya none si ibiciro ntago biri negociable oya biriho ibiciro wowe uhitamo intebe niba nk'intebe ku 150 ariko ubwo bari salo yose imeze gutya salo yose
izimeze gutya ni ko yaba ari make nabari make cyane saro yose bereke n'indi ni intebe iyi kabari sampa ya saro yose Kigali ko bari kuba ngo babasanga he babasanga ku ikaze house nayize ngo niyo reka ari hano nanjye bikorese byo raga ari hano urabona hano Kimironko hari inzu y'ikaze house ikaze niyi Ewe nano irahari ariko hano Kimironko irahari Kimironko umanuka kuri kiyarya ni kiye warenze kiyo hirya niho wabasanga kabisa cyangwa ugamagara izi nimero 0780 94 95 33 makepe ari amafaranga iyo intebe ushimye bayikuzanira mu gihe kitarenze iminsi 3 muri ziri ni kigalicomfort.com kabisa nabagabo cyane turi kumwe igihe kirekire se dusobanura ibyabo tugiye kubasaba kuko bafite n'amasoko hari ibigo bya leta bagenda bakorana nabyo umuyobozi wabo azaza bidusobanurire neza cyane kabisa tugeze rero kuri finale urumva amakipe arakinnye Rayon na Kiyovu bafite ibintu byiza ariko ndi kureba uburiri hano uburiri ntabwo adushyira magnifique kandi hagati y'ibihumbi 200 na 300 nk'izi ntebe uburiri nandi kubireba hano gusa ni bamwe mu bantu bataramu cyane kabisa bikojeje biza hano za Malaysia ariko ibihugu byo muri Aziya bisigaye bitanga ubumenyi abantu byahoze bitanga ubumenyi ariko izi za Singapore na Malaysia iyi saro kuri 450 cyane yes ngibyo tugende nimero yaho umuntu yinsabye tugeze nimero nyibabwire neza ni 0780 94 95 33 Kigali Comfort cyangwa ukajya kuri website kuko nahonaza kubona abakiriya benshi aho bukera cyangwa ukajya kuri website yabo www.kigalicomfort.com uhitamo iyo ntebe ukayita hamagara kuri iyi nimero cyangwa ukayodaringa kugejejeho cyane minsi 3 kabisa ukahita ubona sare yawe imeze neza tugeze 9:8 rero 9:8 byaje kugenda gute dore ubwo buri bwo muri Kigali Comfort.com ni sawa ni sawa cyane urumva bageze kuri finale amakipe yose yariyushya kuya abantu rero bose barashya igihugu cyose bati tuzareba finale atazaga umuntu ya Rayon na Kiyovu ati haragwa umuntu byanze bikunze inama zirabaye zitegura match bagira ibyo bemera barabimeye ubwo baracyahigana ubutwari bavuga ko Rayon ari ifite abafana benshi kandi nakomeye Kiyovu nayo ivuga ko yo nabatambwe Diouf n'abandi yari ifite abakinyi pe buri kipe yari yuzuye ariko igikombe cy'amahoro mu kugikina bose barinze bagera muri demi finale bakinisha abakinyi b'abanyarwanda ntabwo byari bari bataratangira prokrita abanyamahanga oya mu cy'amahoro muri championnat bakinishaga ariko mu cy'amahoro batarimo bati no gukinisha abanyarwanda gusa nyine ariko reyo muri demi finale ibikoreshejemo abanyamahanga witwa Buranga Alafu n'uwitwa Sekosef ayo mazina arazwi mu babare barayazi cyane Sekosef yari umu axial mwiza cyane defenseur ubwo rero twatunizere ko maze kunagaho tamaka kugiye utatuduhaye ubwo ngubwo Kiyovu amakuru iba yayamenye ko Rayonsports yakinishije abo bakinnyi yandikira Ferwafa iyimenyesha ko nibaramuka badahaye ko banyene bakora Rayonsports itagomba gukina icyo gikombe cy'amahoro finale ifitemo abanyamahanga kuko itegeko ribibuza ahubwo ko yagogombye guhabwa n'ibihano ariko bari barabahinduriye bakinye barushanwa byitwa ko ari abanyarwanda ariko abayovu babizi ko ari Sekosef na Buranga Alafu karabazayo bintu birakomeye bakoze inama muri Kiyovu bati tubyemererwanye iki ko bizajya ati ntabwo twakina twe tukinisha abanyarwanda no bakinisha abanyarwanda niko itegeko rivuga bishimye ngo muri kumva ubugambanyi bwa Kiyovu noneho ubwo ngubwo ni inama ziraba pe afande Sekamana Jean Damascene ntakoresha inama abayovu abamwe mu ba muri komite
abandi n'abantu bajya inama bakuru b'abasaza nka nyakwigendera Seburengo wubahwaga cyane muri Kiyovu bemeranwa ko batazakina iyo match mu gihe Ferwafa itahana Rayon kuko Rayon yakinishije abanyamahanga mu gikombe cy'amahoro kandi bitemewe ndetse yamara guhana Rayon ikanayibuza kuzabakinisha kuri finale. Igikombe cy'amahoro gikinwa ku itariki 4 z'ukwa karindwi niko byari bimeze icyo gihe exact umunsi wo kwibohora. Yego. Muri stade hari habaye ibirori nyine bijyanye n'uwo munsi. Hari habaye ndetse nduba na festival yaherukaga kuhaba ariko hari ibintu byari byahabaye ku buryo hari podium muri stade mwindani mu kibuga. Amakuru yarasirikiye icyo kimwero cyose birinda bigera ku munsi bizwi neza ko Kiyovu bamaze gufata umwanzuro ko bibaye batazakina umukino. Abo bakinnyi bababona batazajya mu kibuga. Oya ko hari ibihano byagomba gufatwa kubera ko Rayonsports yabakinije menye barashakaga indi kipe itari gukina n'indi kipe itari Rayon. Bakaba baha nka forufereyo kuko yari bakinishije deja mu zindi rero kugera kuri finale. Ferwafa yagira ibikoraho igumizaho yafishe ko ari uko nguko. Yari Lieutenant Colonel Siza Kayizari icyo gihe ryo ranka yari afite. Ubu yazamutse mu zindi ntera baramuzi yigeze nuko umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka yari perezida wa Ferwafa. Ashimangira ko umukino uzaba. Niwe wayoboraga federasiyo igihe. Rayonsports yari ifite abatari barimo bazitoni. Warakoze nakandi gakashya mu kiye cyari cyarashize. Nibyo noze mvuga ngo amateka agenda atuma hari ibyo umuntu agenda avuga bigenda biza. Bari baragurishije umukinnyi wa Kiyovu witwa Desire Mbonabucya bamugurisha muri Interstar y'u Burundi nayo itimugurisha i Burayi. Bazana igihuha ko Desire Mbonabucya yahunze igihugu. Yari umukinnyi wa Kiyovu. Bakekwa ko bamufata bakamufunga ko yabaragize ibyaha bagashya karima ahubwo. Icyo gihe Burundi bwaguraga mu Rwanda. Banza mu byo ndi gukubwira. Nuko Desire yavuye muri Kiyovu. Yagurishijwe muri Amayeri na trike za bazitoni. Kuko yaza kuba ariko byagenze icyo cyako ko yaragiye ahunze nari kwitagaruka nyuma yaho mu ikipe y'igihugu. Ariko yagiye barabikoze nyine birangira gutyo ubwo iba ari kundi kuntu Kiyovu ko Desire yatsindaga ibitego byinshi cyane. Bitatuma Burayi yaragiye atangira kuba tobosora muri championnat babirigi muri Centro. Yarakomeye cyane Burayi. Yari umukinnyi ni wari umwataka wari ukaze kurusha abandi hano. Urumva inzira yanyuzemo rero n'abayivore babigizemo rametre zitoni. Nurahimbye icyo kintu bivuga ko yabifatanyije n'umuntu wiferwa nyine ngo bari babifite imyumvire imwe kugira ngo nyine agende. Urumva ko hari ibintu byinshi byane se baramukanze kugira ngo ave mu gihugu ajye mu yaragiye bamukanze nyuma bamubwira ati nta kibazo cyajyara ko kugira ngo ugende wari tubangame muri Kiyovu yawe. Zitoni rero n'abandi bantu bari muri Rayonsports barimo uyoboyeho vice president wa Ferwafa utari kuko vice president wa Ferwafa bari babiri. Hari undi wabayeho no muri CAF Musabyimana Celestin ubundi Musabyimana na Zitoni nibo bari inyuma yo kuzana abo bakinnyi bakabashakira n'ibyangombwa. Ubwo rero byarasirikiriye Kiyovu ikumva ifite ukuri kandi mu mategeko bikagaragara. Babigeze ikibazo bagiye muri icyo cyumweru ikibazo bandakeje kuri ministre ufite sport mu nshingano z'icyo gihe. Yakobo bihozagara no yaratabarutse mu minsi yashize. Bamubwira ati dore twarenganye gutya na gutya. Ubwo Ferwafa nayo bakayishyira mati ubwo Ferwafa yanze kutwumva byagenze gutya. Ministre nawe abijyana mu yindi ministeri mukuriye y'ubutegetsi bw'igihugu kuko niwe ufite mu nshingano zo gutanga ubwene gihugu. Nawe biba ngombwa ko yandikira prefe uri munsi y'umuntu wese nyine asaba ibisobanuro muri munsi abisaba prefe wa Cyangugu. Prefe nawe abisaba burugumesitiri wa Kamembe. Niyo mpamvu rongera ngo ayo mabara washyizeho watama kugenda uzituzanira uko zigenda zikurikirana turazisoma wenda umuntu eme uzisome neza. Rasira ryoshye kantera agatebe. N'agatebe. Nango uziterekeho hano. Hajemo n'amabaruwa y'icyo gihe se? Y'icyo gihe. Ubwino. N'amabaruwa y'icyo gihe ukoza urebe ku matariki kuko hari baruwa Shehe Abdul Karim Harerimana wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu amajyambere ya komine no gutuza abantu yari yandikiye ministre w'urubyiruko imikino umuco no kwigisha imyuga iciriritse ni wari ufite mu sport musen nta sport yari irimo ubwo nuko byumva nta ministre ntabwo yitwaga ya sport yari ministeri y'urubyiruko n'imikino irimo
imikino umuco no kwigisha imyuga iciriritse yamwandikiye ibaruwa uze kuyidushyiraho reka nyisome ati ikibazo cy'abakinnyi b'umupira buranga Arafu na Nseko bamwitaga ngo ni buranga buranga nk'ubwiza na Nseko nko guseka nyine Nseko ariko siko bitwaga ubundi umwe yitwaga buranga undi yitwa Seko Seko Sef cyane uwo ni ministre uri kwandika w'ubutegetsi bw'igihugu uri kumwumva ariko amajyambere ya komine no gutuza abantu yandikira ministre ufite siporo mu nshingano ze ministre yitwaga ministeri y'urubyiruko imikino umuco no kwigisha imyuga iciriritse aravuga ati ikibazo cy'abakinnyi b'umupira w'amaguru buranga Arafu na Nseko Sefu bwana ministre nk'uko mumaze iminsi mubyumva hamaze kugaragara abantu benshi b'abanyamahanga bita abanyarwanda bityo bakanabona ibyangombwa by'ubwenegihugu nyarwanda biciye mu nzira zinyuranije n'amategeko mu gihe ministeri nyobora ubwo niyo ubutegetsi bw'igihugu ifatanyije n'izindi nzego za leta zigikurikirana abo bantu n'abandi nkabo ngo bafatirwe ibyemezo biteganywa n'amategeko nagusabaga ko mwafatira ibyemezo mu rwego rw'imikino buranga Arafu na Nseko Sefu bafite indangamuntu bavuga ko bahawe n'ubuyobozi bwa komini Kamembe ariko nk'uko mubibona mwibarwa burugumesitiri tuboherereje ku mugereka abo bagabo bombi bakaba ntaho bazwi muri iyo komini bari bashatse ubwino gufatira ibyemezo barabana ngira ngo kandi mbonereho umwanya wo kubasaba nanone mufatanije n'amashyirahamwe yo mu rwego rw'imikino guca uwo muco mubi utuma abanyamahanga bitwaza imikino kugira ngo bakandagira amategeko y'u Rwanda imibaruwa yari Ewanidoze bimenyeshejwe nyakubahwa bwana perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubwo yari Pasiteri Bizimungu nyakubahwa bwana visi perezida wa Repubulika akaba na minisitiri w'ingabo His Excellency Paul Kagame nyakubahwa bwana minisitiri w'intebe chef d'état major ya gendarmerie nationale na bwana perezida wa Ferwafa ajya chef d'état major wa gendarmerie nationale cyo yari sindi shuwa ko yo titre sinzi ubwo niba wasanga ari chef d'état major wenda wasanga ariko yitwa ariko urumva abo bantu kandi ministre uvuga uti gifite gutanga mu ubwene gihugu ndanga byangombwa ubifite mu nshingano muhana babantu ntago bahanwa ariko turagaruka ku izindi baruwa naho zimubwira ngo agerageze kuzishyiraho tamakazi nageho yari yasubije nawe bwana pefe wari wamwandikiye tabakinnyi ba Rayonsports biyita abanyarwanda abanyakamembe bwana pefe wenda bona arakoresheje typewriting cyaraha bya machine zakubitaga uno mukono ntabwo ari wa machine shimishijwe no kubandikira ngira ngo mbasobanurire uko ikibazo kimaze iminsi kivugwa mu maradiyo kijyanye n'abakinnyi ba Rayonsports b'abanyamahanga biyita abanyarwanda giteye tumaze kubona urwandiko nomero ruriya ntaza kujyaho rwo kuwa 17 Nzeri rutubaza niba koko abakinnyi Nseko Sefu niba roya anga muntu nimero 218665 avuga ko avuka muri segiteri ya Bugumira na buranga Arafu ufite iranga muntu 2191 avuga ko avuka muri segiteri ya Mparwe tumaze gusuzuma uko icyo kibazo giteye no gukora anketi mu giturage hose twasanze abo bombi batazwi muri komine Kamembe iri aranga muntu ifitwe na Nseko Sefu iyi nimero ni y'umuturage wacu witwa Munyakazi Jafari atuye muri segiteri Kamembe koko serire amahoro iranga muntu yanditswe kuri buranga Arafu iriya nimero ni y'umuturage wacu witwa bafataga nomero bafataga nomero y'undi muntu bakayihindura bakayishyiraho irindi zina donc nimba nk'iya Samu Karenzi
oya ofete zino ndangamuntu zabaga zigize niza zindi zigize indangamuntu umuntu yandikaga impapuro zisanzwe gatatu nigeze ko mfite nanjye mu nshingano kugira indangamuntu muri komine Muyaga niko nazikoraga wari ufite imyaka ingahe wakoraga mu bigo twari mu bantu bake cyangwa basigaga muri seconde bwo tutangiye seconde twari mu bantu bashobora mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri hari ibibazo bigakirya gihe mujye mwina ko igihugu cyavuye 9 wakoraga mu naziyandikaga nkazishyira nyinshi cyane amazina hani impamvu nyinshi twanditse ngo kuyambere zo kwambere wabikoraga wihuta ukaba ufite amazina n'igihe yavukiye nta bindi ukazisinya twe dufite burugomesi bitagabagira wigize Manuel ntategereza akaza akazitera akazisinyaho ukazazitanga wowe watunze yaranga muntu ya cyane je nasitse nitunze oya Peter no sinimwe n'ebyiri imwe yararangiye dufata indi wagira wigize akaza akazisinya ndetse nzayizana mu irebe urayifite yindi igipapuro ndasifite ikintu gikomeye nakoze kuri riyandangamuntu no kuba nyanditse nimero y'indangamuntu nicyo kintu cyabaga gifite agaciro n'amazina ibindi twavuga tuti ikindi gihe bazabyeditinga nimero amazina n'umwaka itariki wajugunyagaho ibyo ushaka kugira ngo byihute abaturage benshi barazishakaga washoboka kuba wicaye hariya ukagera nko kuri komine nko wahitaga abantu bakirwa ari benshi baza kandi bose bazikeneye kandi ubona umuntu akakubwira ngo yaturutse ukumva biraza kugora kugira ngo azagaruke tukemera tugakora mpaka bwije nyine tutakibona ibyo wandika mu kabwira ngo wari amafaranga ya komine ukora mu ndangamuntu amafaranga nta byari bikorana bushaki icyo gihe amafaranga reka babahaga pate jaune bahembwaga nk'ibishyimbo yabagwaga nk'akawunga pate jaune bakagwa ama compact amavuta yusa nkuko twayitaga yese umukozi wa leta bana mwariye umukozi wa leta 9 turagise ari umukozi wa leta compact yari umukozi wa leta compact si biscuit se ni biscuit zya biscuit za compact cyane ziryoshye zivuvuka gutya uzi kuyiponda nko mu gikoma cyangwa mu cyayi babagomeze neza n'ukuri uzi ko yijyaga agace kamwe kabiri udashonje bise n'ibiki ahantu twari dutuye hariya hari mukuru wanjye wakoraga mu mpunzi akazituzanira twaziguranaga ibifuniko ku ishuri twazijyanaga ku ishuri nyine tukazigurana ibifuniko by'amakayi mwarazitangaga mwebwe ukanzanira ibifuniko ngiye nkakuzanira habagamo 9 mu kantuzi 9 eshatu zifatanye abantu bose barumiwe kantu kibuku kuretse kwera gatunze oya buretse nzayizana no kuyitunga byo biraho yarazitanga n'uzabona none se umukono wanjye ntimuzi n'ubona uzabona ko ari igihe wazabo n'abandi benshi bari bazivuye nuko zahinduye ubwo rero irangamuntu nomero 21981 ifitwe na Buranga Arafu niyo umuturage wacu witwa Muhamedi Asha ukomoka muri segiteri Kamembe segiteri Gihundwe abo bagabo bombi sabo ubwo sabo ku Kamembe sabi Kamembe oya bavuga nyine ko abo ku Nkombo nkuko babivuga uko baba barabonye ayo marangamuntu bagomba kubisobanura kandi bagakurikiranwa n'amategeko tubashimiye ko mu byakira burugumesitiri arasinya nuko byagenze kuko iyi baruwa yasubizaga iyo ubwo ngubwo amabaruwa ni 3 twari tubonye isubiza perefe wayo bisabwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mufite mu nshingano ariko na minisitiri wa siporo icyo gihe yaranditse arandika ati bwana perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bwumva yabisabwe nawe n'abandi bayobozi nshimishijwe no kubagezaho urwandiko urunuru rwo kuri tariki ya 9 z'ukwa 19 nandikiwe na bwana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu amajyambere akomine no gutuza abantu kubirebana n'abakinyi babiri Buranga Arafu na Sekosefu bo mu ikipe ya Rayonsports nkaba nizera ko ibisobanuro bikubiye muri iyi baruwa bifasha gusubiza bimwe mu bibazo biranga umupira w'amaguru mu Rwanda muri iki gihe mwifashije amategeko abagenga byaba ngombwa mukitabaza urwego rw'abatoreye kuyobora umupira w'amaguru ari rwo nteko rusange cyangwa impuzamashyirahamwe yanyu komite olympique nkaba mboneyeho umwanya wo kubamenyesha ko minisiteri y'urubyiruko siporo n'umuco no kwigisha imyuga iciritse yohereje bwana Paterine Rwigema na Aroni Rurangirwa kuyihagararira mu buryo bw'indorerezi
mu nama y'inteko rusange mwatumije uyu munsi ku cyumweru tariki ya 11 z'ukwa wone rafiki yangu paterne wo muri sport scolaire ngayo nguko ibyo byose babirenzo batanga mpaga ibyo byose byarenzwe batanga ngo baravuze bati ntago turi buze gukina kubera ibyo byose dushingiyeho kuko oya urumva amatariki yumva ko ni mu kwa 9 mu kwa 8 mu kwa 10 magari yaratanzwe ariko Kiyovu yarareze aya nabo rwari ukurikirana bari gushaka fact yerekana ko ibyo baregaga urumva ko ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ifite uburenganzira bwo gutanga ibyangombwa yagezeho ikora nketi yayo isanga abo bantu n'abanyamahanga babyitira ndetse basabwa ko bahanwa n'inzego ngo bagendeye ku mategeko igihugu cyagenderaga bw'ibyo nguko uko yaje magara baye rero nyuma y'ibyo byose wari president wa Kiyovu Sekamana Jean Damascene akoresha inama aravuga ati rero naje kubayobora ariko hari bitakunda hano hari umwanda kuko ndibuka hari umuyobozi ntibuka neza nanjye vuga ngo yatutse afandesize mu nama ko yari umusirikare nawe wari wa volcanique niba ntibeshye yavuze ati uyu mwana murimo ntabwo bizakunda ntabwo ibari umupira w'amaguru birangire ko ntacyo bitanze muri ayo manama yabaga gico nibaza nzabaza neza ko nibaza yari ifite imbaraga ati rero ntabwo nakomeza kubayobora buhumye je sikomeza mbere ya mpaga rero yari ifite imbaraga zingana iki ku buryo ministre yandika agaragaza ko umuntu atari umunyarwanda sibyo akabikonfirma biri mu nshingano yego n'izindi nzego zose zikandika amabaruwa zigaragaza ko izo ndangamuntu ari fraude sibyo hanyuma rero ikanga igakirisha abantu ntinaterwe mpaga igisubizo cyaba kimwe rukumbi uko ngiye nyumva cyaba kwaguhatana navuze ngo kuko gushaka harya byita nk'ubu cyangwa navuga ngo cyasha twavuze gishobora kuba hari ukuntu cyari kikiri mu officially kitagaragara ariko officiezoma gihari kuri Kiyovu nicyo nge mbona cyashoboka none se oya ikibazo si icyo kuko mpaga yagomba guterwa reyo ku yindi match mbere yo kubura Kiyovu nabyo byashoboka sibyo ahubwo nkibaza ntihaba hari ikintu cyo kuvuga ngo ibihe turimo sibyo ntabwo turi butere forfait kipe y'abafana benshi wenda nabyo igitutu cy'abafana wenda bareyo nabyo byashoboka kaba bavuga bati ntabwo ari byo nabyo byashoboka kuko ntekereza ko umuntu wenyine mu mutima we uzi iyi deroma y'ibyabaye nisiza Kayizari ni uzi impamvu ibi byabaye koko bikarangira kuko Kiyovu yahise ijya nk'ishyamba ry'umupira baragenda barakururana bashaka n'uburyo bahigika sizaragiye kwiga ariyo mpamvu mubona ko bari inyuma yo gushyira ino komite garura iyo komite twari tubonye bashyizeho uburyo bavuga ati reka noneho sizagiye kwiga bamuca muri humye baraza bashyiraho indi komite agaba majoro agaba bamushyiraho ngo niwe perezida wa Ferwafa ari Kiyovu ni Kiyovu niyo yakoze lobbying kugira ngo siza aveho vice president yari kana k'intama bitaga Rwanda Football Club Rwanda FC vice president wa kabiri yari Kamanda Charles wari mu watanzwe na Etoile de l'Est honorable Kamanda aratabarutse yari Kanyandekwe Jean waratanzwe na Flash nubwo ari umureyo yari n'umunyezamu wa Rayon trésorier yari Ntarindwa Theodore Kiyovu ntarindwa muyobozi secrétaire babagaho umunyabanga wungirije na trésorier wungirije Kimenyi wavuga muri mukura ntimumuzi Kimenyi se ntumona ko Kimenyi Jean Dodier yari secrétaire wungirije uriya wundi ninde trésorier général wungirije Munyarwaya dore na remise reprise yaratanzwe arisinya Gashiruka Jean Marie Gashiruka Jean Bosco wahoze yitaga ngo nahoze ndi umunyamanga wa Ferwafa ku bwasiza muze remise reprise we ntahari ndabitanze none baze ngo makipe 22 ngo muri 24 ngo turabyemeje tubihaye umugisha 22 kuri 24 turabyemeje tubihaye n'umugisha 28 ubwo izarabyemeje nizihe izitarabyemeje ebyiri ushaka kuba yaba kuko aperi yarabyemeje ariko ngo Kiyovu yarajira nishyushya ku kibuga ahubwo nje niyo numva arakano ushaka kutubwira ubundi Kiyovu kukitateye match ngo izare karamenya Imana ateye match ko wasanga ari no kwitsinda abo baburanga bari bateye ubwoba buranga arafuna sekosefo bari bateye ubwoba cyane ku buryo bagomba gutsinda Kiyovu nta mpaka gusa hari ikindi kintu bose bakora cyihuse abo bakinyi bombi ko ari babiri Ferwafa ikora amanyanga yihuse cyane ihita batereka no muri national
Murera tujya gukina match baduteyemo bitana bagande ahubwo icyo ishobora kuba ariyo mpamvu na Fantasiza yabyirengagije nitubambura amarangamuntu kandi tubakeneye mu Mavubi kandi umutoza Pompadike irarekaramaga ko bamuvangira ko bamupangiye ikipe ari bukinishe kuba gandi bakadutera bitanu baje wari vice president Ferwa fushinzwe amarushanwa Mbanda yaje yandika ibaruwa yageze Kigali y'amapaje 5 yo kwegura yaje yageze Kigali yayita Mbanda Jean Honorable yaragashye ubwo rero operation itaha sinzi ngo Mpaga yabaye imbere tuzerekana ngo kweguza siza byabaye imbere ya Mpaga kandi tubona ariko ziko byabaye imbere ya Mpaga ahubwo n'umujinya yagize agarutse ahari kandi kubibona byarabaye inyuma cyane ni nyuma mu mwaka ukurikiyeho 19 kare se kafatwa twarayizanye Mbanda iyi niba ari umweguza abasinye nko kumwanzuro iyi ni intuze ni nk'umwanzuro wa nyuma w'inteko rusange ariko abantu nabwo babagiraga utaha rero tuzakora operation yerekana siza ko twayirutse bamweguza umutangaza baje bavuga ngo siza yabikoze ashaka kwihimura kuri Kiyovu ngo bari bashatse kumweguza ngira ngo we nubundi yagiye kwiga abayovu batamwemera kuki si batamwemeraga siza kuki akari harabaye maka kana bayo ngo bigeze gukora ngo abayovu kuko bigeze gukora kudeta yo gukoraho Kayizari yari iyobowe n'abayovu maze abareyo bakavamo bakabavamo baragenda baravuga ko bisaba gushaka kuzana amashyaka mu mupira niko bavuze ndetse no kuba bagitorwa Mbanda yakoroze komite ya Kayizari cyane bigeze aho bamwirukana ntabwo Mbanda yirukanwe yabuze icyerekezo bamuvuga ngo yabuze aho yinjirira ibintu byose akabona birakorwa nta ruhare yabigizemo nibyo mu nshingano ze ariruka Mbanda ja ndabona Jeff ambwira ati bari bateye ubwoba ati bari bazi umupira pe bahanga ariko ntekereza ko Buranga na Seko icyo gitwe dufite abanyarwanda bashobora kuba bari butere ku mwanya wabo bakinaga izihe poste baraba defenseur umwe yari mu defenseur ukaze cyane mwakinaga muri axe umva mu axial reka abantu Mbanda ja rero urumviye no operation y'icyo gice kimwe ariko ifite suite kuko urumva tubonye ya komite yaje kujyaho nyuma yarakoze niyo operation izataha iyi komite yaje ite yayoboye ite yaje kuvaho ite yamaze igihe kingana gute yewe ni Mbanda ja kuki yaje kugaruka akasubirana ofisi mweruka hariya hirya dukubitanire kwa Zitoni yashatse no kuyobora Ferwa igihe cya Dogore yari yiyamamaje Mbanda yabonye yiyamamaje cyajya ari batanu na Munyandamutsa na Ntuza bari biyamaje ari benshi Dogora batsinda ijwi rya Unity ya Kaki Emmanuel ni wenyine wo muto indese Mbanda umunsi wo muri Unity Indo muto Kaki Kaki Emmanuel ni wari Mbanda yarambwiye ati ndi gushaka kuzaza muri studio nkagana na Regis umupira wa kera ati ni umuntu ushaka kuzaza muri studio tukaganira kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntago ndongera kubona Mbanda Jean tunamuramutsa cyane umwe mu bantu baba sportif ariko ukunda urukiko rw'ubujurire cyane reka mukosere gato gukinisha abanyamahanga mu gikombe cy'amahoro byari byemewe ahubwo icyo Kiyovu yasabaga nuko Buranga Rafu na Sekosefu batakina nk'abanyarwanda kuko gukina nk'abanyarwanda byari abanyamahanga byatumaga Rayon ikinisha umubare munini w'abanyamahanga urenze umwe icyo gihe ntibarengaga 5 muri 11 tekereza Mpaga muri ku kibuga harimo podium baduteye Mpaga baha Rayon igikombe nta kibuga cyo gukiniraho gihari kuko harimo podium yari ahari yari muri komite mu kibuga harimo podium bari bazi ko match itaribuze kuba mu yandi magambo ariko sha Mudaheranwa Haji ndetse na Migambi bari mu bantu babwiye Kayizari ibya kudeta ndetse n'umuyobozi ubundi Haji nicyo kintu cyamuzamuye no gutanga abagenzi byamuzamuye rukuri nahise mbeshye cyese mwizera avuga ati no mwizerwa barabuye afande niko witwa Sekosefu Cyuveri yamurangije ngo yakinaga muri axe kuri 5 ngo undi witwa Boranga akina kuri 11 arakoze cyane ibyo nguko so arakoze cyane Regis kuri iyo operation wenda ubwo tuzagira part 2 yayo part 2 izabiganisha kuko urumva bisa nkaho ari Kiyovu yari ihanganye n'abasigaye bose niko bimeze nuko rero yari Mpaga ikirurujije kuko ntabwo mvu buryo inzego zose zibona ko ari nyine hari ikibazo
zose ukuyemo ferwafa niyo itaragize ikisubiza yikora ibikorwa gusa nta baruwa ntaki